Okay. Ndabasuhuje bakunzi ba Global Hot News. Ndabashimiye cyane, ndabakunda kandi mukomeje kuduteza imbere mukora subscribe, musharinga amakuru, murakoze cyane rero. Kandi abatarakora subscribe namwe ndabasaba ngo muyikore. Hari ibiganiro tumaze iminsi dukora, nabonye mwarabikunze, nabonye n'abakora subscribe bamaze kwiyongera, birimo biraza. Uyu munsi nanone hari ikiganiro ushaka ko dukora, ariko reka mbanze nizere ko mumeze neza, Imana ibarinze neza. Icya mbere ni ubuzima, utabuze aho urara, utabuze icyo urya, utari mu bitaro urwaye, shimira Imana. Ndi hano rero kuri G1 Hotel, iri muri Kampala hagati. Mushobora kuza mukabateza imbere, baba bafite ibyo kurya byiza, amashambure, buri kimwe cyose baragifite cyiza. Kandi mushobora no kumbwira ushaka kwamamaza, nkabamamariza. Kuriya uba ureba video, hari ukuntu ushyiraho hariya hasi uko abantu bayireba, bareba ibyo ukora. Ushaka gushyiriraho hariya ku mafaranga makeya cyane. Abanyarwanda mwige n'umuco wo kwamamaza. Ni byiza iyo wamamaje abantu bamenya ibyo ukora, serivisi zawe bakazimenya. Ndabashuhuje rero aho muri hirya no hino ku isi. Hano hari umuyaga mwinshi. Ndashaka kuganira, hari abantu banyandikiye bansaba ngo gukora ikiganiro ku bacwezi. Sinzi nimba buri muntu azi abacwezi. Abacwezi nawe ushobora kuba uri umucwezi, cyangwa se ushobora kuba ufitemo amaraso y'abacwezi. Abantu baranyandikiye bamwe ngo uzadukorere ikiganiro ku kijyanye n'abacwezi. Abacwezi bavugwa cyane muri Uganda, ariko no mu Rwanda bavuga ko abatutsi ari abacwezi. Ubundi bakomoka mu gihugu cya Uganda, muri Bunyoro. Ubundi bavugaga Bunyoro Kitara Kingdom. Abacwezi rero niyo bakomoka, iyo ngiyo bafite n'ahantu abantu bajya gusura bakiga ku mateka y'abacwezi. Kuko bavuga ko abacwezi aribo bantu ba mbere babanjijeho kera. Ariko abacwezi uyu munsi ntabwo wamenya aho baburiye. Bavugwa gutyo gusa, ntabwo wababona, ariko ushobora kubumva. Jyewe ku giti cyanjye, ahantu twari dutuye muri Singo, wajyaga kumva barimo baravugiriza nk'abantu baragiye inka, kumva barimo baruhira, ariko ntabwo wagenda ngo barebe n'amaso yawe. Hari n'igihe batwaraga umuntu ukumva ngo umuntu yarabuze, aribo bamutwaye, bakamugaburira, bakamufata neza, akazagaruka, ariko iyo agarutse ntabwo agaruka akiri wa muntu. Ubona hari ibintu aba asa nkaho nk'umuntu wahungabanye, mbese ukabona arivugisha, ukabona arakora utuntu tw'udusayini, ukamenya akajya anarota cyane. Noneho ubundi bavuga ko abacwezi nibo bantu ba mbere bazanye ibintu by'ubwami, guterekera. Nibo bantu babizanye, mbese bari bafite abami. Bavuga nk'umwami witwaga Ndahura, bakavuga uwitwaga Murindwa, bakavuga uwitwaga Wamara. Uyu Wamara ndetse ni nawe wabaye umwami wabo wa nyuma. Hanyuma nuko nta bantu basigaye ngo babare inkuru zabo, ariko ni ibintu abantu bagenda bavuga bishingiye nuko nabo uko bagiye babyumva nyine. ubundi bamara bavuga ko ari we mwami wabo wa nyuma, kandi aba bantu
abacwezi ubundi bavuga ko nibo bantu bavumbuye inka za zindi z'amahembe maremare, nibo bantu ba mbere bavumbuye izo nka rero z'amahembe maremare. Ubundi nabo bagiraga ibintu byo gusenga, ariko nyine gusenga ni ukujya ngira ngo abazi amateka y'u Rwanda cyangwa n'ibindi bihugu bya Afurika muzi ko kera habagaho gusenga, basengaga umwami cyangwa se bagasenga ibyo bitaga ni ryangombe. Aba bacwezi nabo bagiraga abantu bo basenga bakabaterekera. Abacwezi rero bavuga ko batazi irengero ryabo, bavuga gusa ko bagiye ngo barengera mu nyanja yitwaga Mwitanzige. Inyanja yitwaga Mwitanzige niyo yitwa Lake Albert muri Uganda. Abazi amateka ya Uganda barayizi. Bavuga ko ariho barengeye baburira muri iyo nyanja yitwa Mwitanzige. Kuba rero abantu barabuze gusa abantu babyibazaho cyane. Se abantu koko mujya mwumva bavuga nuko ngo Museveni nawe ngo ni umucwezi, bakavuga ko gutindaho kuriya no kuba ashoboye kuyobora Abaganda imyaka myinshi atari imbaraga ze gusa, ari imbaraga z'abacwezi. Iyi nyanja rero, iyi nyanja bavuga ko ariyo baburiyemo, ariko ntago bazi ngo byagenze gute. Gusa byavuzwe gutyo ko ariho baburiye muri iyo nyanja, ariko abandi nanone bakavuga ngo nibo baje guhindukamo Abahima n'Abatutsi bo mu Rwanda. Ibyo ni ibintu byanditswe n'abahanga bagiye babyandika ko aribo bantu aribo bahindutsemo Abahima borora inka cyane n'Abatutsi mu Rwanda. Kandi bakavuga ngo baba abantu barebare, baba abantu b'ibikara bagira mu kanwa hirabura, mbese nuko baba describinga. Umucwezi rero mu gihugu cya Uganda hari ibice bimwe na bimwe abacwezi bakirimo, ariko ntabwo bajya bagaragara n'amaso. Gusa urabumva nyine baragiye, ukabumva bavugiriza nk'abantu baragiye nyine, kumva bavuza imyirongi, cyangwa se abazi umubanda n'imwirongi nibyo bimwe, kumva barimo baruhira, kumva baraganira, ariko ntabwo wagenda ngo barebe n'amaso. Hari ahantu twari dutuye nyine twajyaga tubyumva, ukumva barashuye, ukumva barimo baruhira inka, ariko utagenda ngo babone. Rero abacwezi nyine hari ibintu bigaragaza ko ngo ushobora kuba ukomoka muri abo bacwezi. Ikintu cya mbere, iyo hari ikintu kibi kigiye kukubaho ngo urabimenya. Ubimenya gute? Ubimenya ko urarota bakakurotesha, ukamenya ngo hari ikintu kibi kigiye kukubaho. Ese wowe ntabwo waba ibyo bintu bikubaho? Ntabwo niyo cyaba ari ikintu cyiza kiri bubi, ubona signs ngo zikwereka. Iyo hari nk'abantu ngo bagiye kuza mu rugo b'abashyitsi bavuye kure, ngo hari uruyuki ngo ruraza mu nzu ngo rukazenguruka, ukamenya ko abashyitsi bagiye kuza. Haba hari ikintu kibi kigiye kubaho, ukabirota ukarota ibyo bintu, bigaca mu bindi bintu, ariko bimenyesha ko hari ikintu kibi kigiye kubaho, biteye ubwoba nyine. Ibyo rero byose bigenda ngo bigaragaza ko harimo, ushobora kuba ufitemo amaraso y'abacwezi. Wowe ushobora kwisuzuma nkawe, cyangwa se ushobora nawe no kubishakisha. Hari ibitabo bimwe na bimwe abantu bagiye bandikamo bavuga ku bacwezi, ariko uyu munsi ntabwo wapfa kubona abacwezi nyine nk'uko natangiye mbibabwira.
abacwezi gusa ushobora kubasoma mu bitabo, ushobora kuganira n'abantu bakabikubwira. bagiraga ibintu byo bita hari ibintu bimeze nko guterekera cyangwa gusenga byitwa ngo ururembo burya ngo ni abacwezi baba babakoresha. Baravura nyine, ujya muri ibyo bintu byabo ugatanga, basaba inka, basaba ibintu bijyanye n'ibyo ngibyo nyine, ugatanga nk'ikimasa cyawe cyangwa inyana, ufite ibintu urwaye ukajyayo ukamarayo nk'ukwezi kose wibereye iyo ngiyo. Hari ahantu twari dutuye iyo ngiyo muri za Buremezi, hari umugore wari ufite ururembo, babyita ururembo. Tukajya turunguruka twari tukiri abana, tukarunguruka tukareba, baba bashashe imisambi hasi, bakazunguza imitwe cyane, bakazunguza imitwe bakavuga ibintu, ubwo nyine ngo bakugeraho bakavuga indwara urwaye, bakakubwira iyo ari ibirozi, iyo ari izindi ndwara zisanzwe bakakubwira, bakanaguha n'imiti. Twajyaga tujyayo tukarunguruka. Kuki se bavuga ngo abacwezi nibo bavuyemo Abahima cyangwa n'Abatutsi bo mu Rwanda? Kuki mu Rwanda batatubwira aho babaga abacwezi? Kuki tutazi ngo babaga nk'ukuntu tubona muri Uganda bavuga ngo Bigo bya Mugenyi muri Bunyoro, ni naho n'ubwami bwabo bwahereye. Ni abantu abazi amateka muribuka ko Bunyoro niho hamaze igihe kinini cyane bararwanyije ubukoroni, baranze gukolonizwa n'abazungu. Iyo ugiye Bunyoro rero amateka y'abacwezi uyasangayo. Ndashaka kuzashaka umuntu neza uzi ibintu by'abacwezi, kuko hari n'abantu bagiye muri izo ndembo zabo, niba ari ugusenga, niba ari uguterekera, niba ari ibiki, sinzi ukuntu umuntu yabyita, ariko ngira ngo nicyo bo babyitaga gusenga. Bakazunguza imitwe bagasenga, bakavuga. Abacwezi nyine niko bavuraga. Hanyuma ukuntu rero baje ngo kuburira mu nyanja, nabyo umuntu ashobora kubyibazaho. Hari indi nyanja yitwa Wamara muri Uganda nanone. Bavuga ko ariyo mpamvu bahise Wamara, ko umwami w'abacwezi wa nyuma yitwaga Wamara. Bavuga rero ko baburiye muri iyo nyanja yitwa Wamara, ariyo mpamvu bahise Wamara. Mbese ibintu by'abacwezi ntabwo mu by'ukuri ko nta muntu wasigaye ni ukubyiga mu mateka gusa. Nta muntu wasigaye wavuga ngo uyu yari umucwezi abyara runaka n'ababyara runaka barasigara nyine, ariho gusa bavuga ko baburiye mu nyanja. Izo nyanja nababwiye ko ari ebyiri, Albert na Wamara. Bakavuga ko aribo bahindutse Abahima n'Abatutsi. Kubera iki? Kubera ko abacwezi ni abantu borora inka cyane. Nubwo aho ngaho twajyaga tubumva nyine twumvaga barimo buhira inka, baragiye kumva rwose, kumva inka rwose nk'ukuntu bumva inka ziri mu rwuri nyine. N'isi rero ushaka kuba uri aho ngaho ugenda cyangwa se uragiye, wenda werekeza nk'aha ngaha gutya, isi igahinduka ukabona isi yahindutse. Niba wari bufate inzira y'aha ngaha ibumoso, ukabona ahubwo inzira yahindutse irimo irajya iburyo, ukabona isi yahindutse, mbese nyine bigatuma unayoba. Aho hantu twagiye tuhaba cyane, waba uragiye ukabona isi yahindutse ukayoberwa n'ahantu uri. Ariko burya bivuga ko ari abacwezi babaga batumye uhinduka, ukayoberwa aho uri. Ni ibintu by'abacwezi. Ngira ngo nta bintu byinshi mfite ku bacwezi navuga nzi cyane, kuko ni ibintu bya kera, cyane. Gusa nyine ababishaka mushobora no kujya mu gushaka ibitabo bivuga ku bacwezi, cyangwa abantu bashaka bagakora n'urugendo nyine bakageza Bunyoro, aho ngaho kuri Bigo bya Mugenyi, ukuntu abantu batangiye
haba hari amateka nyine ukuntu abacwezi batangiye, ukuntu baje kubura. Jyewe just nabaherezagaho amakuru y'ibanze, ko icya mbere ni amakuru. Abacwezi rero niyo makuru ugiye mbaziho. Gusa icyantangaje ni uko bavugaga ngo baburiye mu nyanja yitwa Wamara, kubera ko n'umwami wabo wa nyuma yitwaga Wamara, baburira muri iyo nyanja. Indi nababwiye ko yitwaga harya nababwiye ko yitwaga Mwitanzige, ariyo Lake Albert muri Uganda. Urumva birimo amayobera nyine, ntabwo wapfa kubisobanukirwa neza, ariko buriya hari abantu babizi neza. Imana nifasha nkabona umuntu twakorana ikiganiro, abantu bakarushaho kubona amakuru ahagije neza, kuko bavuga ko urumva kuvuga ngo abantu baburiye mu nyanja yitwa Wamara kandi n'umwami wabo wa nyuma yaritwaga Wamara, ushobora kubyibaza ukumva ko bishoboka, ariko kurira mu nyanja nanone ntabwo bisobanutse. Gusa ibintu by'abacwezi nyine ni ibintu by'amayobera, ntabwo wapfa kubisobanukirwa. None se niba ushaka kubumva baragiye, ukabumva barimo buhira inka, ukabumva barimo bavugiriza iki, ariko wajya kubareba ntubabone, abo bantu wumva ari bantu ki, wumva ari ibiki? Hari ibintu nyine biba mu isi utashobora gusobanura. Imana niyo ibizi, kuko twebwe ubwenge bwacu ntabwo bugarukira, ko ntabwo wamenya ngo ko aba bantu ndimo kubumva buhira inka, wagenda ngo ugiye kubareba ntubabone. Bashobora gutwara umuntu bakamumarana igihe runaka atarishwe n'inzara, avuga ngo baramugaburira, uwo muntu akagaruka. Ibyo bintu wabisobanura gute? Ni ibintu by'amayobera. Wenda hari abari bubone iki kiganiro bakazanyandikira bashaka guha abantu amakuru. Uri bubone iki kiganiro afite amakuru arenze ku yanjye, namusaba akanyandikira, tukazakora ikiganiro kirambuye, abantu bagarushaho kumenya ibijyanye n'abacwezi. Ariko mugisharingi nyine kugira ngo kigere ku bantu benshi, bashobore kubona wenda abazi neza amakuru y'abacwezi. Ndateganya kuzajyaho Bunyoro, iyo ngiyo kuri ibigo bya Mugenyi, naho nzakurayo amakuru ahagije. Abansabaga rero ku makuru y'abacwezi ni ayo ngayo makeya mfite, ariko ningira n'andi mbona nzagenda nongera nkora ibiganiro nk'uko bisanzwe. Reka rero ngarukirire hano mbashimira, ariko mukomeze mukore subscribe, mukomeze mu sharinge, muneze imbere. Ndabashimiye rero, mugire umunsi mwiza. Wenda ndizera ko hari abari bubone iki kiganiro bagashaka ko tuzaganira ku buryo burambuye. Ndabashimiye rero, umunsi mwiza, mugire weekend nziza. Uyu munsi ni kuwa gatanu, abantu baba bari butembere bagasohoka bakajya kwinezeza, kurya ku mafaranga. Abajya kurya amafaranga, natwe mutwibuke mu biganiro dukora.